Iki kiganiro mwakigezwaho na Mr Comedy, nguri inzira y'inzara nzasubira ingurugunzu nyiringage. Itegeko rya mbere rigenga umugore riragira riti: wowe mugore ugomba kumenya ko icyumba cyawe cyo mu rugo nta wundi muntu ugomba kugikoramo uretse wowe wenyine. Ugomba kugisasa ukagikoropa. Ako niko gaciro ka mbere ko guha umugabo. Itegeko rya kabiri rigenga umugore: ugomba kumenya inshingano zawe zo mu cyumba ko ugomba kuzikora nk'uko bikwiye. Igihe umugabo akubwiye ati hindukira, ntabwo ugomba kumutera inkokora. Iryo ni itegeko rya kabiri rigenga umugore. Itegeko rya gatatu riragira riti: ugomba kumenya neza ko imyenda y'umugabo wawe yambariraho igomba guhora imeze neza kandi itunganyije. Ayo niyo mategeko atatu agenga umugore. Itegeko rya kane: ugomba kumenya neza uko witwara ku mugabo wawe, kutamutoteza, ukabanza kumugisha inama mu byo utekereza byose. Itegeko rya gatanu: ugomba kumenya ko igihe wiriwe muri weekend ariko gahe keza ubonye ho guhuriraho n'umugabo wawe mukongera mukibukiranya rwa rukundo rwanyu rwa kera. Ugomba kumenya neza ko ugomba kuba ari wowe umutekera, kabone naho waba utazi guteka, bimubera byiza bikanamushimisha iyo ari wowe wabitetse, kuko nta biryo bibiha umugore yatetse. Ayo ni amategeko atanu agenga umugore. Hanyuma y'ibyo rero, wowe mugore, reka nkubwire ubuhamya bwabaye ku itegeko rya mbere. Dore hari umukobwa wakoraga ahantu ariko umugore ntamenye gutunganya icyumba cye. Biba ngombwa ko umukozi ari uzajya ujya gutunganya icyumba. Hanyuma shebuja aza kumusanga mu cyumba yunamye arimo arasasa ku gitanda, aramwifuza. Amwifuje, umugabo aragambirira ati ngomba kuzajyamana nawe. Iyo ni story yabayeho. Umugabo akajya muri weekend, umugore yicaye muri salo kuri televiziyo, umugabo aza kwinyagira mu cyumba, umukobwa yagiye gukoropa no gusasa, aragenda amusangamo, amufata ku ngufu. Urumva ntacyo umukobwa ari kuvuga, yaracecetse. Biba akamenyero buri gihe uko weekend yageze, umugore abona umugabo nta kimwikoza muri weekend. Kumbi umugabo yabaga yagiye akibeta hahandi umukozi yagiye gusasa no